kuvuga ngo jewe ariko nakuriye amakuru yuko ukunda umukobwa wanjye. Kumbi barabikubwiye nawe? Ya, nari mbizi. Gusa birababaje, ntabwo nifuzaga ko twamenyana muri ubu buryo. Yo man, utazambira nk'uya mukecuru wanjye uriya niwe ujya ubona narashe utuntu ngo ariko ngo wagiye usenga ngo mbamuteza abantu. Ese ubundi iyo mana itajya inabahereza n'ubwo bukaro man, ibyo ngibyo man ni ibitekerezo biri hasi cyane man, umuntu aba agomba gushuta. Ariko sinzi man, sinzi ukuntu muba mutekereza. None nujya ubura amafaranga ngo bro ngo wamaye udufaranga. Reka nkubwire. Uzi mu rusengero abamo ibishuka mami. Urusengero uvuga uheruka kurwinjiramo. Reka nkubwire. Ari ikimeri ngewe najyaga rya amafaranga tugakora waki urumva. Kandi ngo kiraseka ngo cyumwe kikagenda bakakicaza n'imbere ni igikire gifite imodoka yacu. Urumva kikicara imbere ngo man bro. Gusenga bitanga amahoro. Nimba utaje ngo tujye tujyana gusenga byihorere nta kibazo, uzabona ingaruka zabyo nyuma. Nari bro, nari wowe genda ugisenga nanjye uzajye nsengera niba akagiye bafata, ariko nyine nanjye zansengere nzakizwe nkawe tu. Siyose nari bitubo tuzaba dushona mano buryo bizagenda. Man bro, reka none guta umwanya nigire mu masengesho ngo tuzabamenye ibyawe. Gende gusenga. Nanjye nyebuke. Sawa sawa. Bana natwatu babe. Ari. Ariko mana we abaganje abahungu agiye mu masengesho. Tuye ahantu heza ariko ndahishimiye. Yes, haratuje. Urakoze cyane. Ariko ntabwo bameze nk'ahariya muri kiriya kibahima cyawe kari hanini ni u Rwanda. Hariya se wagira ngo ntihasigaye hasa nk'aho hatumize, dusigaye tuhari turi twenyine n'uriya mwana. Aha, najyaga nza kenshi hariya. Barabimbwiye. Sure? Yes. Njye nari nzi ko nta makuru ufite. Yaje kubimbwira arambwira ati ariko wa mukobwa utereta nyirasenge ajya akunda kuzana n'inshuti yacu. Ndavuga ati ndifuza kuzamumenya. Okay. Nuko najyaga nza ngasanga. Noneho uko nifuzaga kukumenya nawe niko wifuzaga kumenya. Really? Nga. Kuvuga ngo jewe ariko nakuriye amakuru yuko ukunda umukobwa wanjye. Kumbi barabikubwiye nawe? Ya, nari mbizi. Gusa birababaje, ntabwo nifuzaga ko twamenyana muri ubu buryo. Numvaga ko nakwifuza kuzamenyana namwe, imiryango igaterana ikaganira, ariko ntabwo Imana yabyemeye, ni kuri yabishatse. Ariko ntabwo byambuza kujya nza kubasura tukaganira. Ikibazo mugize ngishoboye nkabafasha nanjye icyo ngize, mbega tugakomeza kuba umuryango. Buriya abantu tugira ibyo dukunda, ariko Imana yikunda kuturusha kuko niyo ituyobora. Ni umugenga wa byose. Twaramukundaga ariko yo idukunda kumurusha. Ahari njyewe njya mbwira abantu nkabwira n'abavandimwe be, Imana ishobora kuba yaramusaruye bitewe n'uko yabonaga adashobora kwihanganira ibigoye by'isi. Ariko ntacyo, nubwo nkumenye byaragenze gutyo tukaba tumenyanye, ntacyo Imana iradukunda. Tuzabona n'undi, byose dusubire mu rusengero, dusubire mu rugo, twamaze tuba abavandimwe nk'uko bivuze. Uvuze neza cyane. Imana izagushumbusha.
Najyaga nifuza kuza kubasura ariko nubwo naje ntinze ariko akazi karamperanye kubera ama business asigaye atwaye abantu ujya mu kazi ukumva kakumize wese hamuhora mugira gute kubona uko wita ku muryango bikaba ikibazo dore ko ubu ngubu na wa mugore wa mukuru wanjye yagiye hanze hari akazi yabonyeyo. Wow, good. Ngubu dusigaye ndi nyine na wa mwana wabo nawe turi kumwe mu rugo sibye ko namuzaniye n'agakozi kazajya kamuganiriza nk'irongora itazamwica. Muzaniye agakozi ni gakozi cyuzanye n'agakobwa ni agahungu ariko k'agaturage karaho. Jye witonda agahungu ku gakobwa ko nakana nubwo nakana karaho ngaho gaciriritse ubona. Yego ariko sinzi impamvu mwahisemo umuhungu ariko nkanjye nahitamo umukobwa. Ntabwo nzi impamvu mwahisemo umuhungu ni byiza niwe ariko jyewe nk'umuntu ureba kure n'ibituzengurutse nabo mpura nabo kenshi n'akanyinshi mpura nazo nose ntabwo wari wumva umugore waciwe inyuma n'umuzamu. Ntabwo ariko mbyifuza sinakunabibona ariko uzahindure. Ibyo ndabyumva nabanje no kubigiraho amakenga ngeze mu rugo ariko mbwira uburyo kibahuye n'akana bari bibye agatoragura mu nzira gutyo nimbona hatangiye kuzamo ibindi nzabwiragera ariko nabonye ari akana kagira agaturage ngo bari bibye telefone n'imyenda yako karaho kabuze iyo kagera kifashiriza kuko uriya mwana akunda gusenga cyane ati ngwino guha akazi numva ni umuntu ukibereye mu kuragira ihene n'ingurube kiraro ntabwo arasobanura kuko numva rero ntabwo namushinja byinshi cyane muri aka kanya. Ntacyo gusa ujye utaha kare ubaganirize wumva ibibazo buriya uriya mukobwa ntabwo yabura byinshi ariko uko ugenda umwegera umuganiriza mwisanzuraho hari bimwe azakubwira atakubwira nonaho uri kure ye. Ugomba kuba hafi ni ingenzi. Abana bageze muri kiriya gihe bashukwana byinshi so numureka ngo business watashye bwije no zagerageza ndebe uburyo kinabitaho nubwo nanjye kaba kamperanya akazi buriya ntabwo byoroshye muri uyu mujyi uva aho ujya ahandi no gushaka ubuzima ariko zagerageza nite ku muryango. Rero ndumva gusuye ndabona amasaha angeranye kandi hari gahunda narefitanye n'umuntu ntabwo utagize n'ibindi abishimye tuzashaka umwanya twicare tuganire dusangire kuko nagira ngo menye mu rugo ubutaha nzafata umwanya uhagije. Karibu tuzajyana no ku rusengero rwacu dusure uturebe nudukunda tuzagize dusangire iby'Imana iba yaduteguriye aho ngaho. Nta kibazo. Urakoze cyane. Reka ngende. Ibihe byiza. Imana ikurinde. Wow, Padri. Nahageze. Karibu.
uri tuca umugambi. Niko bimeze ariko ntabwo ndumva ko ndi bagusanga. Nibyo? Umva gutari bumbone. Numvaga ntari bagusanga kabisa. None ugize amahirwe. Najya nahabona. Wajya wahabona. Nahabona. Ni karibu. Padiri. Meze neza se. Ako ndabona ukeye. Urebye ibintu birimo biragenda biba. Birimo biraza neza. Ni karibu rero. Hano ni mu rugo. Yego. Ndabona ari Burayi. Urabishwe. Ngwino. Banze nkuremo. Utangiza Burayi. Nakwanduriza ndabona. Rero ushobora ko wanduza ugakora papa. Itaranga uruhuko ubundi umbwire. Ajyana izuba ryariye. Umunsi rero icyo yabonetse. Ni iminsi isanzwe. Tumaze iminsi dukonje. Ahora ni ikikwimvura ari twinshi. Twinshi ariko ndabona akazuba kavuye. Patiri rero ni karibu. Kaze hano mu rugo. Hano ni kwa mama Pasiteri. Ubundi igihe cyose uzaba wumva ukeneye gusura mama Pasiteri ni karibu. Naba mpari, naba ntahari. Niwumva ukeneye ko tujyana ku rusengero, uzajya ubimbwira kare murinde. Uretse ko ubu ngubu ndashaka kugira ngo inshuro ya mbere tujyane ku rusengero uhabone. Hanyuma igihe cyose uzajya wumva ukeneye kuza mu rugo, kuza mu rusengero ni karibu. Mama Pasiteri mutura ahantu heza. Nibyo. Nawe uzatura heza. Ni Burayi ni Buzungu. Yakada. Uravuga iwacu utacengana n'amasafuriya n'amasahani. Nibyo. Harata. Kaya kantu se nagaki. Uwo ni umutako wa Yesu n'umubona se. Ni imitako tu. Nagize ngo nagafoto kawe kera. Oya? Ariko rero buriya nawe bishatse watura heza cyane haruta hanjye. Uri umusore, uri umujyambere, ikintu kigusaba ni kimwe gusa. Guhinduka ukinjira mu Mana. Ugatandukana n'ibiyobyabwenge, ugatandukana n'amabandi, ugatandukana n'abantu badafite imico myiza. Ubundi ugasenga Imana ukayisaba kuzaba ahantu heza haruta nta kidatanga. Byose irabifite. Nanjye byiza nk'ibyo bizangeraho ra cyane. Kera se yampaye iyo Mana ahubwo nanjye mfashe. Iyo Mana mfashe rwose nanjye ibyumve yabyumvishe. Ariko ko ibintu byo gukizwa bitoroshye. Urabigishuri. Ndabona iyi nzira y'agakiza rwose. Ndabona itoroshye. Biragusaba ikize. Hajya agatima kamwe kaba kambwiye ati se ariko se ubu bukene urabona ibintu winjiyemo by'Imana. Nkabona ibintu hanze ahangaha nk'abantu nka kiriya cyakambyariye amafaranga. Nkabona nagiterura nkigendera ariko nakongera kugarura agatima kakambuta ntabwo uko mbigenza ibi bintu ndabona rwose biramvanga mu mutwe. Mu izina rya Yesu iyo ni sekibi. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti uwo mutima ukubwira kujyana iby'abandi ni sekibi, ni Satani. Ntajya yifuza ko abantu bakora ibyiza, ariko Imana ikora ibikomeye. Ako gatima tuzagusengera kavemo, kandi ibyiza n'ubukire Imana niyo ibitunga. Mama Pasiteri ibi bintu ndabona bitoroshye kuko biri kuntanya n'abantu benshi, inshuti zanjye ntibabyumva ngo Patrick yagize gutya byagenze gutya yatubereye ikirungo. Ubu ngubu ndatambuka bakamera nk'abari gufana ngo dore cya kindi cyarumye mu kigo cyuka nk'inyuma y'abagore ni ubu ngubu ndumva rwose mba nabuze mbura n'ahantu ho kureba iyo ndimo gutambuka mu muhanda. Kubera ko wakijijwe cyangwa kubera ko wibaga? Ndimo inshuti nari mfite zose ndibonanye nanzicikaho ngo ndimo gukizwa. Ibyo rero bigatuma n'imibereho yanjye mbona igenda gatebe gatoki. Ejo byapfuye, ejo nabuze iki. Natekereza mu mutwe ko
ijoro rimwe najya kubona nkarasa boro nkabona